twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubumenyi Nyagasani akaba duhamagaye ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya kane cya Adventi, tariki 22 Ukuboza 2025. Dore amasomo ajya kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa mbere umurongo 24 kugeza ku 28, n'umutwe wa kabiri umurongo wa mbere. Samweli amaze gucuka, nyina Ana aramuzamukana hamwe n'ikimasa cy'imyaka 3, inshuro y'ifu y'ingano n'uruhago rw'uruhu rurimo divayi, amwinjiza mu ngoro y'Uhoraho i Silo, kandi umwana yarakiri muto. Batamba cya kimasa, maze umwana bamushyikiriza Heli. Ana ati, umbabarire shobuja, uhora n'ubugingo shobuja, ninjye wa mugore wari uri iruhande rwawe ahangaha nsenga Uhoraho. Uyu mwana niwe nasabaga, none Uhoraho yampaye icyo namusabye, nanjye ndamumuhaye. Yeguriwe Uhoraho mu buzima bwe bwose. Nuko bunamira Uhoraho aho ngaho. Ana arasenga agira ati, umutima wanjye uhimbarijwe muri Uhoraho, umutima wanjye uhimbarijwe muri Uhoraho, n'ubwemarere bwanjye mbukesha Imana yanjye. Ndinyutse kwiyimura abanzi banjye, nejerejwe nuko wabatsinze. Umuheto w'intwari uravunitse, naho abadandabiranaga bakindikije imbaraga. Abari bijuse baraca inshuro, naho abari bashonje baradamaraye. Uhoraho arica kandi akabeshaho, yohereza ikuzimu kandi akavanayo. Uhoraho arakenesha kandi agakungahaza, acisha bugufi akanakuza. Avana umutindi mu mukungugu, agakura umukene mu mwanda, kugira ngo abicaze hamwe n'ibikomangoma kandi bahabwe icyicaro cy'icyubahiro. Umutima wanjye uhimbarijwe muri Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa mbere umurongo wa 46 kugeza kwa 56. Muri icyo gihe Mariya asingiza Imana avuga ati, umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja utavugwaga. Rwose kuva amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata. Yahananduye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza ab'intamenyekana. Abashonje yabagwirije ibintu, abakungu basezera amaramasa. Yagobotse Israheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3, abona gutaha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Ko basoje ino Ivanjili bavuga bati Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3 abona gutaha, hari habaye iki? Tekereza ayo mezi 3 Bikira Mariya yagiye kwa Elizabeti afite inda y'amezi 6. Elizabeti bishoboke ko nyine Bikira Mariya yavuye nyine amaze kubyara. Serivisi yagombaga kumuha zimuhaye zose neza, yaramufashije, yaramugobotse, yaramwitayeho muri amezi 3. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Tugeze kuri buri munsi, natwe tuze guhava turi gutanga serivisi nziza, turi gufasha abandi, abababaye, abari mu kaga, abashonje, abageze kure. Abo dukeneye gutabara tubatabare aho kubataba. Ngo hari amagambo 3 ngiye gutangiriraho y'umwana ufite ikinyabupfura atabura mu kanwa ke, ahoza ku munwa we. Amagambo 3 ntajya. Ijambo rya mbere ryitwa please, aho ni mu Cyongereza. Mu Gifaransa s'il vous plaît, mu Kinyarwanda byerekeza gukomanga. Ngo mbere yuko ugiye kwinjira ahantu, ubanza ugakomanga, nta kwidumbukiza, nta kuza nk'igihubutsi, kubanza gusaba uburenganzira, kubanza gusaba uruhushya. Icyo nicyo kiranga umuntu ufite ikinyabupfura bwa mbere: gusaba uruhushya, gusaba uburenganzira, kubanza gukomanga, ubundi bakaguha karibu ukinjira. Na Yezu natwe ajya abanza gukomanga iwacu, nawe numuha karibu aragukingura, kuko azi nyine agira ikinyabupfura. Ese ugira ikinyabupfura? Kubanza gukomanga. Ijambo rya kabiri ryitwa excuse me, pardon, mbabarira. Ijambo imbabazi. Mbabazi ntakabure mu rugo rwawe, kuko turi abanyamakosa,
turi abanyabyaha, turi n'abanyantege nke. Ni ngombwa rero kongera kwibutsa ko igihe wacumuye ugomba kwibuka uvuga uti mbabarira, nyihanganire, byandenzeho, byanciyeho, umbabarire rwose, sinzasubira. Nguko guca bugufi tuzirikana ko Imana ari igomba gukuzwa, ko tutari bamise kigoroye. Mbabarira, mbabarira ntirikabure mu kanwa kawe, kuko niriburamo uzaba uri kwikuza. Ijambo mbabarira. Ijambo rya gatatu ryitwa thanks, merci, deo gratias, urakoze Mana. Ijambo ryitwa gushimira. Imana iguha umugisha, urakoze, 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 urakarama. Aho rero niho tugiye gushingira intego remezo y'amasomo y'uno munsi, kuri iryo jambo rya nyuma ritabura mu kanwa kawe ryitwa gushimira. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti Mana, ninjye wagarutse kugushimira. Mana, warakoze, wagize neza Mana. Baranavuga ngo usibye imbwa gusa shebuja arangiza kugaburira ibiryo biryoshye, ubwo ni inyama birumvikana, akaboga karyoshye gashyushye, iyo irangije kurya igahita ikandagira isahani. Ariko umuntu, reka twongereho umuntu ufite ikinyabupfura, muri wa mwana twabonye, muri babana twabonye, urangwa no gusaba uburenganzira ababyeyi, urangwa no gusaba imbabazi ababyeyi, urangwa no gushimira ababyeyi, uwo niwe tugiye kwisunga tugira tuti Mana, warakoze. Twebwe rero turaba ntabwo turi inyamaswa, nta nubwo turi imbwa zazi niza gukandagira isahani. Tugaruke mu ngoro y'Imana, natwe tugiye gute dushimira Imana. Shimwa Mana, warakoze. Mana, warakoze. Nawe ubwira Imana uti Mana, warakoze. N'igisengesho byose wabwira Nyagasani bitewe n'ibyo yagukuye, n'ibyo yagukoreye, n'uburyo Imana ikomeza gukurinda ku neza yayo. Natwe turahangaha twitwa icyo dushimira Imana. Ese twanashimira Imana ko twaramutseho, ko Imana duhaye ubuzima, impano y'ubuzima. Mana, warakoze kuba ndiho, ntabwo ari ku bwanjye, n'impuhwe zawe. Mana, warakoze. Uyu munsi dufite ingero z'abaje gushimira Imana. Mu isezerano rya kera dufite Ana, mu isezerano rishya dufite Mariya. Ni nkaho navuze ngo Ana Mariya. Abana Mariya turabasuhuje, murakoze cyane kuba mwarisunze umubyeyi Bikira Mariya ndetse na nyina w'umubyeyi Bikira Mariya. Ariko ntabwo ari aha tujye gushingira. Ana uyu tugiye kwiyambaza ntabwo ari umubyeyi wa Bikira Mariya, ahubwo ni iri zina nanone tushatse gushamikiraho iki gishimo, iri shimwe ryacu. Mana, warakoze. Ababyeyi babiri rero bagiye gutumurikira kugira ngo twumve icyo Nyagasani yabakoreye, natwe tugendereho, twongere twibutse ibyo natwe Nyagasani dukoreye, natwe tuze kuzamura ibiganza tuvuge duti Mana, warakoze. Uyu Ana aje gushimira Imana kubera ko Imana yamuhaye urubyaro. Cyo ni icya mbere. Uwa kabiri ni Bikira Mariya, nawe aje gushimira Imana ko Imana yamuhaye urubyaro, akabyara umwana w'Imana, akaba atwite, akaba aje gushimira Imana. Iki gisingizo cya Ana cyerekeza neza kuri iki cya Bikira Mariya cyitwa nyine Magnificat, igisingizo gushimira Imana, gusingiza Imana kubera ibyiza byose yakoze bitangaje bikomeye cyane, bya bindi tutashobora kurondora. Nguko gusingiza Imana, ugateruka ukabwira Imana uti Mana, warakoze. Reka aba bagore tubavugeho kugira ngo nawe wongere wumve neza ko iby'Imana ari igitangaza, igitangaza cy'Imana. Reka duhere kuri context bari barimo, iyi situation bari barimo, ibibazo bari barimo, kugira ngo baterure ibisingizo bashimira Imana. Abagore byagenze bite? Reka duhere kwa Ana, turaza kusoreza kwa Bikira Mariya birumvikana. Ana kuko twabizirikanye mu isomo rya mbere yo mu gitabo cya mbere cya Samweli, Ana yahuye n'akaga gakomeye cyane. Batubwira muri iki gitabo n'ubundi uburyo Helikana ngo yari afite abagore babiri, yari Ana ndetse na Penina. Ngo Penina ngo yari afite urubyaro, ariko Ana nta mwana yagiraga. Ubwo Penina agahora ashinyagurira mukeba we Ana ko nta mwana agira, akamuseka, akamunyega, akamucunaguza, akamubyiniraho n'ibindi byinshi cyane. Kumva muri iki gitabo n'ubundi uburyo bazamutse bagiye mu ngoro, bagiye gusenga nk'uko ari umuco nyine, kuzamuka mu ngoro y'Isiro. Bahageze batura igitambo, barataha. Penina ndetse na Helikana baritahira nyine, dore ko nyine buryo uje gusenga ari nko kurangiza umuhango, birangiza n'ubundi uhise witahira ukagenda. Batubwira ikintu gikomeye cyane Ana yakoze, gikomeye cyane, nanza gukwifuriza kuzajya ukora, ugasigara mu ngoro y'Imana. Ana yaje gusigara mu ngoro y'Imana kubera ikibazo nyine yari afite cyo gutabyara, we yarigomba, nuko atangira arira.
arira ati nyagasani, bishoje ko abwira nyagasani ati nyagasani kuko wambabariye nanjye ukambakana. Ngo Heli umuhereza bitambo ngo aza gusanga ari kurira. Heli ashaka no kumusora ati wa mugore wasinze divayi. Nuko umugore aramubwira ati muvyeyi, ntabwo nasinze, hari icyo ndi gusaba Imana impa urubyaro. Igihe cyaje kugera Heli aramubwira ati genda, ibyo wasabye Imana uko ubwiye Imana bizagende bityo. Ibi birerekeza ku muhereza bitambo wese usabira abantu akajya bifuza by'imbaga ku Mana. Igihe cyaje kugera rero ni bya bindi twumvise ry'isomo ry'uno munsi, Imana iza gukora igitangaza. Ana abyara umwana yitwa Samweli. Uyu munsi rero turamwumva agarutse. Ana cyo rwose dushingiraho uno munsi, ntabwo zo ukuntu byagenze. Ati ni njye wa mugore ruri iruhande rwawe ahangaha, nsenga Uhoraho. Uyu mwana niwe nasabaga Uhoraho, none Uhoraho yampaye icyo namusabye. Amen, amen, amen. Ngiryo izina bita Samweli, Shamuel, bikavuga ngo gusaba Imana. Imana, iyo Mana ngiye icyo nayisabye, namusabye Imana, musabye Imana. Bamusabye Imana mukomere cyane, nyagasani arabishimira, kandi namwe mukomeze mumwiture. Umwana azegurirwa Uhoraho, umuhanuzi w'Imana Samweli. Ngiki gisingizo cya Ana ashimira Imana ko yamukuye ku gisuzuguriro, ashimira Imana aho yamukuye, kuko nawe atamenye uko byagenze. Ngaya ya marira yariraga, Imana yumvise amarira ye, Imana yumvise igisuzuguriro ariho, Imana yumvise mukeba uburyo munyega. None nyagasani amukorera ibintu by'agatangaza atari yiteze, kubera ko Imana ari igitangaza. Umugore wa kabiri ni Bikira Mariya. Twese turekereje muri no minsi, kuko ajya kudukorera nyine ibintu bitangaje, yemerera Imana ko azabyara umwana w'Imana. Bikira Mariya nawe utekereza gukura ino foto, nawe uraza gusanga ko itangaje. Tekereza amasekuruza yose bahanuyemo Mesiya, ati Mesiya agiye kuvuka, Mesiya agiye kuza, Mesiya agiye kuza, umucunguzi agiye kuza. Wajya kubona ukabona Bikira Mariya w'intabwa utaruzwi, mwene ngofero umwuzukuru wa Rushati, ugiye kubyara umwana w'Imana. Iki kintu kiratangaje, nawe ntazi uko byagenze. Twagiye dutekereze na situation yarimo, bashaka no kumutera amabuye, ibibazo yahuye nabyo, ariko akaba ari nyagasani yahisemo. Wahisemo kumuja nyagasani Bikira Mariya, umubyeyi w'Imana, intabwa utaruzwi. Aniho teoloji ishingiye muri no minsi yiga Imana, ko Imana isumba byose yaje munsi kureba intabwa, abaciye bugufi, abakene, abababaye, abatotezwa, abari mu kaga. Bikira Mariya rero nawe ngiki gisingizo cya Bikira Mariya, ko yamasezerano y'Imana ari we yujurijweho. Intabwa nazo zikagira ijambo, abakene bakagira ijambo, kubera Imana. Mana warakoze, ntacyo utakoze. Akenshi iyo bavuze igitangaza, miracle, ni ikintu cyose utashobora gusobanura. Ni kangahe nyagasani yo gukora ibitangaza, rimwe rero ntusobanukirwe n'ibyabaye. Ako kantu kutamenya uko byagenze kugira ngo bikoreke, cyo nicyo bita igitangaza. Aho nawe niho wagira ukavuga uti Mana warakoze, kubera ko ibintu ntari mbizi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abagabo babiri bacuruzaga amabuye y'agaciro. Ngo umwe yitwaga Magorwa, undi yitwa Munezero. Ngo bari n'inshuti zikomeye cyane. Igihe kiza kugera, bishoboke ko bari mu ishyamba, bari gushaka amabuye y'agaciro. Bagize Imana, byandi byuko nyine Imana irebera umutindi ngo ntihumbya. Babagabo baza kujya gucya, babona ikirundo cya zahabu hano cyari giteretse. Nuko barishima cyane, barishima ati koko Imana iratugobotse, twongeye turariye, twongeye turatomboye, tubayeho neza. Mana urakoze. Bashimira Imana. Munezero ngo niho rutwaye ako gafuka kari mu yo zahabu. Aza kugera imbere ngo habona icyobo, akirebye abona icyo cyobo cyazagira akamaro, akirebye abona icyo cyobo hari cyo cyamufasha. Aratekereza ibitekerezo bimuzamo, atariko iyi zahabu ubu samahirwe nari mpa kugira ngo nikirire njye nyine. Afata icyemezo ko agiye gutaba mugenzi we muri cya cyobo, ubundi yazahabu akayitwarira wenyine akigendera. Munezero akoresha amayeri yose ngo arambika ibyatsi kuri cya cyobo kugira ngo mugenzi we aze gukora ibishoboka byose ahanyure. Igihe cyaje kujya nyine ya migambi koko yari yapanze irakunda. Muri ya mayeri ye
aza gukora ku buryo Magorwa agwa muri cya cyobo. Magorwa aza kugera cyatambuka kuri bya byatsi Munezero yamaze gusasa, ati nukunanganaga, ahita agwa muri cya cyobo. Bishoboke ko cyari na kirekire. Ubwo ngo Munezero ariruka bikomeye cyane, ajya gufata sima n'umucanga ameneraho beto neza arapfundikira kugira ngo Magorwa ntazigere yubura umutwe, ubundi yaza haba yikukane wenyine. Munezero amaze gupfundikira cya cyobo arataha yishimye cyane, yashyizeho cya beto gishyushye cyane kuri cya cyobo. Magorwa birangira bityo atorongeye muri uwo mwobo, naho Munezero atwara ya zahabu. Aragenda ngo ageze mu rugo atangira kuvuga uburyo inyamaswa yatanyaguje Magorwa, none akabaje kuvuga inkuru mbi. Kwa Magorwa baratangira bararira bikomeye cyane, amarira n'agahinda, bibaza uburyo umubyeyi agiye guhaha, none nizi inkuru mbi babasanganije. Mu gihe abantu benshi bari bahuruye baje kwa Magorwa, baje kubafata mu mugongo kubera ibibazo byabaye, urumva na Munezero nawe yari yicaye aho ngaho, nawe yaje gufata kwa Magorwa mu mugongo. Nuko abantu benshi bari yicaye aho ngaho, imbaga nyamwinshi bagiye kubona baratungurwa, babona Magorwa ngo yarahasesekaye, yuzuye ibitaka, yanduye bikomeye cyane. Nuko bose baraho bavuza impundu n'amashyi menshi cyane, nubwo yari yanduye bose bamuha amashyi. Bigenze bite ko wongeye kugaruka kandi kwa ruvisi inkuru mbi, ko wapfuye ku nyamaswa zagutanyaguye? Nuko ngo Magorwa aratangira aravuga ati, nagiye kubona mbona ageze mu cyobo, ndashimira uri gutsindagira icyobo. Nageze muri cya cyobo mbura urumuri, umwijima uraza. Ndashimira uri gutsindagira cya cyobo ko yari ari gushyiraho umupfuniko hejuru, naniko nari ndi kubona urumuri. Hanyuma iki cyobo cyasohokeraga ahandi, n'umwobo sohokeraga ahandi. Uko yari ari gutsindagira hejuru, naniko narushaho kugenda mbona urumuri, kubera ko umwobo sohokeraga ahandi. Birangiye mbonye urumuri, mbonye akandi karyango aho wasohokeraga. Nibwo rero nakomeje kugenda kubera urwo rumuri rwa ruri aho ngaho rutewe n'uwo mupfuniko bagendaga bashyiraho. Birangira mbonye urumuri, nibwo nasohotse, nanjye sinamenye uko byagenze. Nuko batajya barishima cyane amashyi menshi cyane. Ndoze guhita mbaza niba Munezero azahita ataha, niba Munezero azavuga uko byagenze. Ibyo ntuze guhita ubimbaza. Gusa Magorwa ati, uko byagenze simbizi, nagiye kubona mbona ndi kubona urumuri, mbona ndasohotse muri wa mwobo kubera Imana. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Yamvuga igira iti, umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. Nguko ushobora kuba uri gucira mugenzi wawe kobo, umuhigira imigambi mibisha, ariko utazi icyo Imana yabimuteganijeho. Ngezo za ntabwa, za zindi zitabwa, Imana ikaza kuzitaburura. Wa muntu bataba Imana ikaza kumutabara. Ngezi ntabwo nk'ababikira Mariya, ngaba abantu bose bababaye bashavuye, Imana ishaka kugira neza. Munezero mbega wowe, nguko ko Nyagasani no mu Magorwa yacu adahama kudutabara, akatugirira neza kubera impuhwe ze. Ngicyo bita igitangaza. Ni ibintu byose utaruzi ko byaza kubaho. Tekereza nawe bagushyize mu mwobo, ubuse wamenya gutuma ahantu urangirira. Ariko kubera Imana, igitangaza cy'Imana kikaza kuba. Ibyo bintu byose utazi uko byagenze, cyo nicyo bita igitangaza. Ibyo bintu byose waruzi ko bitazashoboka, cyo nicyo bita igitangaza. Na Bikira Mariya yumvaga biriya bitazashoboka, nuko umumarayika aramubwira ati, koko nta kinanira Imana. Amen. Ngiye ibitangaza Imana ikora, nawe wongere wibutse ibitangaza Imana yagukoreye. Ndagira ngo uramutse wibutse ibitangaza Nyagasani yagukoreye byose, warira, wafata agatambaro kawe ukihanagura, ukarira warangiza ukihanagura. Kubera iki? Hari ibyo utumva, hari inzobo nyinshi Nyagasani yagiye gusimbutsa utazi, hari ibibazo byinshi Nyagasani yagiye akorokora utazi, hari uburwayi bwinshi wagiye urwara ukavuga uti noneho nzi ko ntazakira, wajya kubona ukabona urakize. Gihe igitangaza cy'Imana. Uyu munsi dusoreze ku mukoro nawe uza gukora uno munsi witwa gushakisha mu buzima bwa bitangaza by'Imana. Hari ibintu Imana yagukoreye byiza utaruzi. Wasobanura gute ukuntu umuntu yagendaga ku mbago agera gutya ukabona arazijugunye ari kwigenza? Wasobanura ute ukuntu umuntu warwaye kanseri, diabete, sida akira? Nta kindi nyine n'Imana yabikoze, ntabwo ari we. Ureba aho Nyagasani yaguhamagaye, wasobanura ute? Nashobora gusobanura ute uko ndi padiri iki gihe? Ntabwo ari njye wabikoze. Hari inzobo nyinshi cyane Nyagasani yagiye asimbutsa, ndamutse nzisubiyemo narira.
bikandira gushima Imana uti Imana warakoze. Hari ubutumwa Nyagasani yaguhaye bwinshi cyane, hari aho Nyagasani yagukuye, nawe uze gutera ubwira Nyagasani uti Imana warakoze. Wasobanura uburyo wabonye urubyaro nyuma y'imyaka 15, 20, yewe na 30 ushingiwe, wabisobanura ute? Ntago ari wabikoze, ni Nyagasani wabikoze. Bwira Imana uti Imana warakoze. Wasobanura ute uburyo wageze kuri uriya mwanya, wageze muri kariya kazi, uburyo wakize buriya burwayi, uburyo wabonye biriya bisubizo. Nta kindi cyabiteye usibye impuhwe z'Imana. Nawe bwira Imana uti Imana warakoze. Nuko nawe no muri comment n'ahandi hose ubwira Imana uti Imana warakoze. Hanyuma icyanyuma uhigura umuhigo wahigiye Nyagasani ka Ana ati ninjye wa mugore ruranga nzanye ikimasa nje kugushimira. Uhigura umuhigo wahigiye Imana gusangira n'abandi Noheli, gushimira Imana intabwa, abakene, babandi batawe ukabataburura, babandi bari kure y'Imana ukabazana, babandi bashonje ukabafungurira, babandi barwaye ukabavura, ukabarwaza, ukabakiza, babandi bananiwe bafite ibibazo. Nawe uko niko gushimira Imana, uzirikana aho yagukuye hakomeye. Mana warakoze kubera ibyiza uhora udukorera buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas, Diyosezi ya Cyangugu.